Turagushuje wowe ufashe umwanya wo kudukurikira muri aka kanya. Tugiye kubana muri uyu mwanya tuganira ku ijambo ry'Imana, ariko reka mbere yuko tujya mbere tubanze twiragize Imana. Uwiteka Mana ikomeye, turagushimye turaguhimbaje. Uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, uri Imana ibasha kudusobanurira ibyo twe tutakwisobanurira. Bana natwe rero muri aka kanya kandi udusobanurira ijambo ryawe, ibyo ukunda n'ibyo ushima ubiduhane n'abakwizera bose mu izina rya Yesu, amen. Ndagushuje rero mwene data, nguha ikaze muri uyu mwanya mwiza wo kubana natwe mu ijambo ry'Imana. Ku batanzi, amazina nitwa Ndayishimiye Elgade. Tukaba tugiye kuganira ku magambo afite umutwe uvuga ngo ibikinishwa bizaturimbuza. Abantu benshi bakunda kugira ibintu byinshi bakinisha, haba mu byo bavuga cyangwa se mu byo bakora, ariko ijambo ry'Imana muri aka kanya riratubwira ngo ibikinishwa bizaturimbuza. Ese wakwibaza uti ibyo bikinishwa bishobora kurimbuza umuntu ni ibihe? Reka twifashishe rero ijambo ry'Imana turebe isomo riri kuboneka hano muri Matayo igice cya 5. Turasoma ku murongo wa 33. Matayo igice cya 5 ku murongo wa 33. Reka abari kumwe nanjye abahageze tubashe kuba twasoma Matayo 5 umurongo wa 33. Reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Hari titiri rivuga ngo ntukarahire, ngo kandi mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzakorere umwami Imana ibyo wayirahiriye. Abantu benshi bakunda kurahira bakabifata nk'ibintu byoroheje, ndetse ntibabashe no kuba batekereza neza ku ijambo bavuze, ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ntukarahire, kabone nubwo ibyo waba uvuga ari ukuri 100%, ahubwo guhakana kwanyu kujye kuvuga oya oya, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ahangaha rero hari igihe usanga umuntu arahira, ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo yaba ubwawe cyangwa se n'ikiri hejuru mu ijuru, ntukagire ikintu cyose urahiraho. Reka turebe hano mu ntambara ikomeye ijambo riri kutubwira ku ibyo bijyanye n'ibyo ngibyo. Haratubwira ngo ibyaha bitihanwe ngo birekwe ntibizababarirwa kandi ntibizahanagurwa mu bitabo, ahubwo bizashinja umunyabyaha ku munsi w'Imana. Umunyabyaha ashobora kuba yarakoreye ibyo byaha ku mugaragaro amanywa ava, cyangwa akabikorera mu mwijima nijoro, ariko byose bitwikururwa nk'ibyambaye ubusa imbere y'Imana. Abamarayika b'Imana babonye icyaha cyose kandi bacyandika ahatabasha kubeshya. Icyaha gishobora guhishwa kigahakanwa, kigahishwa abo mukorana n'abandi, ababyeyi, kigahishwa umugore, kigahishwa umugabo, kigahishwa abana n'inshuti. Ahangaha rero ushobora gukora ikintu wowe ubwawe wihishe, utekereza yuko nta muntu wakubonye, ariko wibuke yuko ijisho ry'Imana rireba ibigaragara ndetse n'ibitagaragarira amaso y'abantu. Ibyo byose bibasha kubona ibyo dukora cyangwa se ibyo tuvuga turahihishe cyangwa se ibiri ku mugaragaro. Niyo mpamvu ahangaha ijambo ry'Imana ritubwira ngo ijambo ryose uvuze rizaza mu rubanza. Ahangaha hari indirimbo 156 irimo iratubwira ngo ku ntero ya mbere ngo amagambo y'umujinya ntakabave mu kanwa, ahubwo umutima uyacubya atararushya asohoka. Gusubiramo avuga ngo mukundane rwose. Yesu aravuga ati ngiri itegeko ryanjye mbahaye,
mukundane rwose. Yesu aravuga ati bana banjye mukundane, kuko nukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ntabwo uzamuvugaho amagambo atari meza. Nukunda mugenzi wawe ntabwo uzamukorera ibintu bitari byiza. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mukundane rwose, kuko Yesu bamubajije itegeko riruta irindi yarababwiye ngo amategeko yose asohorera muri rimwe ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kuko nukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ntabwo uzakora ibiteye isoni, ntabwo uzamugirira nabi, ndetse nta nubwo uzamuvugaho amagambo atari meza. Reka turebe isomo riboneka hano muri Bibiliya yacu. Turebe mu rwandiko rw'Abakolosayi, Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3, turasoma ku murongo wa 8. Ariko none mwiyambure ibi byose: umujinya, uburakari, n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshyane, ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya, kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Ahangaha rero ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ariko noneho mwiyambura ibyo byose, ya magambo mabi nababwiraga adakwiye, cyangwa se ibyo dukora byose bidahesheje Imana icyubahiro. Nk'uko kera twagenderaga mu mirimo ya kamere, dukuvuga amagambo adakwiye, dukora ibiteye isoni, ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ibyo byose tubyiyambure, ahubwo dukore icyo ijambo ry'Imana ridutegeka. Reka turebe muri Zaburi ya mbere, Zaburi ya mbere, icyo ijambo ry'Imana riri kutubwira, ndetse naho umwuka w'Imana ari kutwerekeza kugira ngo muri iki gihe kigoye cyane kandi kiruhije tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yawe, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nitwemera kugendera mu bushake bw'Imana, tukemera kumva icyo ijambo ry'Imana rituyoboramo, ndetse tukabasha gukora ibikwiye, icyo tuzakora cyose kizatubera cyiza. Nta kintu na kimwe ushobora gukora utayobowe n'ubushake bw'Imana ngo bikugendekere neza, ariko turi kumwe n'Imana tubasha kunesha kandi tubasha gutsinda. Reka turebe isomo riboneka mu Bakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 28. Kolosai igice cya mbere umurongo wa 28 haravuga ngo niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganyizwa rwose muri Kristo Yesu. Ndakurarikira mwene data kugira ngo wowe wumvira ijambo ugire umwete wo gukora ibikwiye, kandi reka tugire umuhati, tugire n'ubushake bwo kugira ngo turehereze abantu bose mu kumenya no gusobanukirwa urukundo rwa Yesu Kristo. Reka turebe hano isomo riboneka mu Migani gice 28:3. Aravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko byatura akabireka azababarirwa. Reka rero dusabe Mwuka Wera kugira ngo abashe guhishura ibiri mu mitima yacu, abashe gucisha bugufi imitekerereze n'imigirire idahesheje Imana icyubahiro, kugira ngo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo
agiye kwerekanwa ku bicu, tuzishimire kumusanganira. Ibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, dushimiye yuko wemeye ko ijambo ryawe ritambuka mu matwi y'abana bawe. Reka mwuka wawe wera abashe kumvikanisha ijambo ryawe, kandi ibashe gukiza benshi. Ugiye kwerekanwa, tuzishimire kugusanganira. Ibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Amen.